Muraho neza abakunzi bacu waradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora kubona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukorera imwe tutsira ikintu busabwa no kubonera kugiye kino kizami kiba cyakozwe, ukabonera kugera amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukabonera kugiye bira bintu nkunda gupostinga. Rero kugira ngo ibyo byose ujye tubibona kugiye, mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Rero ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi, ndizera ko ikintu cyose ngiye kugenshyiraho ugiye kujya uhita ukibonera ku gihe. Ariko mbibutsa ko code ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu. Uratwandikiye cyangwa duhamagara kuri 078 9 3 5 16 26 tugufasha kubona code mu gihe gitoya. Iyo umaze kubona code tubatonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame, ikintu cyose cyagufasha tukajya tukikoherereza ukakibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandiki cyangwa muduhamagare ni kuri 078 3 5 16 26 tugufashe kubona code aho waba rose mu gihugu. Upfa kuba ufite indangamuntu. Ushaka kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, duha amasaha rero wowe ubonekaho ku munsi nubwo waduha saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'umugoroba tuba duhari tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandiki cyangwa muduhamagare ku izo nimero 078 3 5 16 26 tubigufashemo. Ndizera ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ugize bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, wakora iki? Urabona ukuntu imodoka zagonganye, muno rero ntabwo haburamo inkomere. Rero hageze ubwa mbere, ese uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga, gafata abantu bakomeretse ukabasohora mu kinyabiziga. Mbega ngo kubaha icyo kunywa, ukabahereza icyo kunywa. Sega ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Mbega ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu ugomba gukora hari iso cy'ukuri nta kindi ni se ugomba kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ukamenyesha impanuka ababishinzwe, hari abapolisi bakora mu mihanda, ndetse no guhamagara ubutabazi ukabahamagara nk'imbangugira gutabara. Ndakeka ko uramaze guhitamo se, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ibibazo bikunda kugaruka, nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya uhita ugikora. Ariko nkwibutsa ko code ziri koneka aho waba rose mu gihugu. Ikintu busabwa ni indangamuntu. Hasigaye mu minota itarenze 3 tukaba tumaze kukubonera code, akarere ushaka kariko kose, itariki ushaka ndetse n'isaha ushaka, tukaguha n'imyitozo wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Wowe twandikiye kuri 078 9 3 5 16 26 mu gihe kitarenze iminota 3 ube umaze kubona code. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mu kinyabiziga cyacu bakinyuzeho. Mu zindi ndimi cyo kuvuga ngo mu kinyabiziga cyacu bakidepashije. Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo tugomba kugabanya umuvuduko, mbega ngo tugomba kongera umuvuduko, sega ngo tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. Ndega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ikintu washatse kuba ngo a ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, b ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, ndetse na c ntabwo araba ari igisubizo cyanyacyo. Ese mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho tuba tugomba kwitwara ute? Tuba tugomba gukora iki nk'abayobozi b'ibinyabiziga? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ubonye igiye kuvuga igiso cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kujya mu kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere.
bibutsa ko uyu munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi, niyo mpamvu aba ari ingenzi gukosora kino kizami kiba cyakozwe mu gitondo. Hano ndakeka ko amaze gutemezo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, hano cy'ukuri nta kindi, ni tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe rero umuntu akunyuraho cyangwa atangiye kugudepasa, ukagira ngo ahubwo yarakwibukije ko wari uri kugenda gahoro, nawe ugahita wongera umuvuduko, kandi aba yagiye mu ruhande rw'ibumoso, kandi urabizi mu Rwanda tugenda mu ruhande rw'iburyo. Aba yagiye mu kindi gice cy'umuhanda, kuko murabizi kudepasa bikorerwa ibumoso. Noneho nawe ugahita usa nk'uwongeje umuvuduko. Ibyo biba byateza ibyago. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga gishobora kuza kibasanga, kigasanga ari mu muhanda wacyo, nawe ubwo wamwimye inzira akaba aragonze. Rero mu gihe bakunyuzeho, ikintu ugomba gukora, ugabanya umuvuduko, ukamuha inzira, agahita atambuka akakujya imbere, asigaye nawe ugakomeza. Ugomba kugabanya umuvuduko rero. Ndakeka ko muzwitamo ndakeka ko nimutangira gutwara ibinyabiziga muzabyubahiriza. Arakudepasa ukagira yarakwibukije kuri kugenda gahoro, ukagira mu gihe mu masiganwa ugomba kugabanya umuvuduko, ukamuha inzira agatambuka. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Hatangiye kwijima ni ku mugoroba, ese no kubera iki ugomba gucana amatara y'ikinyabiziga cyawe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Tugomba gucana amatara rero igihe hatangiye kwijima kubera iki? Araba kugira ngo akerekana umuvuduko ugaragare neza, mbega ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona, ese ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, mbega ngo kuko amatara yo ku mihanda ari kwaka. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze gutemezo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, hano iso cy'ukuri nta kindi, ni B. Ubwo abari kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bari gukoresha umuhanda, abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, ntabwo ari wowe wenyine uri kugenda mu muhanda. Kugira rero biborohere kukubona, ugomba gucana amatara y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko muzwitamo B, ndakeka ko muzkwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4. Kibaza ngo iki? Kibaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa, ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Urimo kugenda mu muhanda cyangwa urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Murabizi abanyamagare nabo baba bari mu muhanda. Rero akuri imbere, ugiye kumunyuraho cyangwa ugiye kumudepasa, ese ugomba kubikora ute? Ese ugomba kwitwara ute? Araba ngo uvuze ihoni mu gihe umunyuraho. Waba uri kumudepasa, bita uvuza n'ihoni. Mbega ngo kunyuranaho, kumunyuraho umwegereye. Se ngo gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, mbega ngo kugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze gutemezo cy'ukuri, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, hano iso cy'ukuri nta kindi, ni C. Ugomba gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Munyegare ukamuhereza umwanya uhagije mu gihe utangiye kumudepasa, rero umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko muzwitamo C, ndizera ko muzkwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya. Ndizera ko urahita uhitamo C, gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Uriya mwanya uri hagati y'ikinyabiziga gikurura romoroki na romoroki, urabizi hari ibintu biba bifashe romoroki bimeze nk'ibigozi. Mu gihe uriya mwanya rero uri hagati urenze metero 3, kiriya kiba kibizirikanyije kiba kigomba kugira ukuntu kigaragazwa rero ku buryo bukurikira. Ugiye kureba bino bisubizo 4 baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Gute rero? Araba mu gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande, aho ni kuri A. Mbega ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe, aho ni kuri B. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri,
ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, kiba kigomba kugaragazwa ku buryo hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni itara risa n'icunga rishiye rigaragara mu mbavu igihe ikibizikanyije kimuritswe. Ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndizera ko wamaze kuyandika ku papuro. Kubera iki tudahisemo A? None bakoresha agatambaro, ubwo se ari mu gihe cy'ijoro? Rero ugomba gukoresha ahubwo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizikanyije kimuritswe. Ndizera ko wamaze guhitamo B, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Mu yihe ntera? Arangwa nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. Beka ngo ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. Sega ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. Beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nkwibutsa ko uri gukosora kino kizamini ko hano hari ikintu kiri kugugora. Ucyandika muri komenti, asigaye ukajya aho hantu h'umukara handitse subscribe ukakanda, nazashyiraho isomo rishya ryerekeye ku iryo somo watsabye wanditse muri comment, ko murabizi comment zanyu zose ndazisoma kugira ngo uzahite mbibona, kugira nawe nimbishyiraho uzahite ubibonera ku gihe, uhita ubona notification ko hari ikintu kizeho kirebe. Ikintu cyose nkiraho murabizi abari cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, kugira ngo n'iryo somo nsabye uzahite uribonera ku gihe. Rero w'ikintu ukora no kujyaho hasi umukara handitse subscribe ukakanda, nazabishyira ukazahita ubibonera ku gihe. Rero mujye munsaba n'amasomo, murabizi nayo maze gushyiraho, ni mwebwe mwari mwarayansabye, murabizi ngenda mbashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ku cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho impande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru ariko bicishijemo umurongo utukura. Kino cyapa kimwe ko ibyapa byo ku mihanda biranga. Iyo video y'ibyapa byo ku mihanda nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu, utari wayibona usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ngo ikibazo cyerekeye ku byapa kire kujya kigugora. Bino bibazo byose bigiye biba muri iyo video, igezweho ukora rimwe ugahita utsinda, cyangwa ukabaza ikibazo cyerekeye ku byapa. Murabizi ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo, kugira byere kujya bikugora. Rero genda ujye kureba iyo video iri kuri YouTube channel yanyu, asigaye n'ujye ugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda n'ujye yakwa bino bibazo byari ku byapa byere kujya bikugora. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Arangwa iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Mbega ngo birabujwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. Sega ngo birabujwe kunyuranaho, ndega ngo birabujwe guhagarara ku iteme. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduha. Kino cyapa gisobanura iki? Ni amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa ndanga cyangwa ibyapa biyobora. Rero kino cyapa gisobanura iki? Hano ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Genda urebe video y'ibyapa byo ku mihanda urahita ukibonamo, gisobanuye neza. Iyo video ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho, bino bibazo byose biri muri iyo video byerekeye ku byapa. Genda uyirebe kugira ngo byere kujya bikugora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara ndangaburumba aragomba kubanwa nijoro igihe ijuru rikeye nibura n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya waburi nka ino ntera imwe mwazino baduhaye nye, ukaba wabona no matara ndangaburumba y'ikindi kinyabiziga ariko igihe ijuru rikeye ari igihe cya nijoro.
ese umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kukibonera mu ntera ingana iki? Araho ngo muri metero 50 nibura, mbega ngo muri metero 100, sega ngo muri metero 150, mbega ngo muri metero 200 nibura. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Rero n'amatara ndangaburumba bagomba kubonwa n'ijoro ry'ijuru cye nibura n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya hano igiso cy'ukuri ni D ya metero 200 nibura. Ndakeka ko muskwitamo D, ndakeka ko muskwiyandika ku papuro. Murabizi amatara yarimbye cyane ijoro akunda kubonerwa kure mu ntera ya kure, niyo mpamvu hano bavuze 200 nibura. Birashoboka ko ushobora no kurenga. Hano ndakeka ko muskwitamo rero D, ndizera ko muskwiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaza inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Ese kiba kigenewe iki mwa bino baduhaye? Hano ibisubizo bine baduhaye, tami cy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aya ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, mbega ngo guhagararwamo umwanya munini gusa, sega ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Deka tuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kucyitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni hano, igiso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto no munini. Ndakeka ko amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizame urakora, ndakeka ko urahita ugikora. Ariko nkwibutsa ko kode ziri kuboneka waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu gihugu online nabwo uri kure cyangwa ufite akazi bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. W'ikintu ubusabwa ni kimwe, ni ukutwandika cyangwa duhamagara kuri 0789 335 16 tukakwigisha mu buryo bwa online. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko ukeneye kwiga ukajya ubona ikizami cyose cyakozwe na bino ukajya ubikosora, ikije cyose ukagikosora, wajyamo ikibazo nkagusobanura serivisi aba ari ubuntu. Mwa kino kizami kiba cyakozwe ugizemo ikibazo urampamagara nkagusobanura serivisi aba ari ubuntu. Ujya hasi handitse subscribe wawe umukara ukahakanda. Wamara kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ukajya urakibonera ku gihe, nacyo aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi gukora rimwe byabaye nk'umuco hamwe na Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho. Ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho ya mpande 3? Ese uri kubona impande enye cyangwa n'uruziga? Gifite ishusho rero y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki rero? Hano ibisubizo bine baduhaye. Umuntu wese warebye iriya video ndakeka ko yise umenya ese kino cyapa kibarizwa muhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Araho ngo hanyurwa na velomoteri gusa, beka ngo nta modoka. Se ngo hanyurwa n'imodoka gusa, deka ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango wari kukikubuza. Harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, harimo zira modoka zitwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'imodoka zitwara ibicuruzwa, harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri. Rero bino byapa ni ibyapa bibuza. Iyo ikintu kiri mu kirango wari kukikubuza. Hano harimo ipikipiki, niyo mpamvu duhise tuvuga ko duhisemo D, kuvuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndizera ko namuzwitamo rero D, ndizera ko namuzkwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiye ni ikibazo cya 11. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka igihe cyose, hari igihe ugomba kuyazimya. Ryari? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araho ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura muri ntera ingana na metero 200. Mbega ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye cyane azimya vuba vuba amatara maremare.
seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuyabona aho turi buze kugira kuri 20. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ano matara maremare y'ikinyabiziga bagomba kuzimwa mu bihe bihe? Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi, iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura muri metero 200, mu ntera ingana na metero 200, ni ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Iyo wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0, iyo wahisemo B aba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu hano duhisemo C ivuga ko A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko hano guhitamo rero C, ndizera ko namuswe yandika ku gapapuro. Kino kibazo hari igihe bakibajije neza kimeze gutya, ariko ukabona hano kuri A bakirango mu ntera ni ingana na metero 20, uzahita uhitamo B gusa kuko ni B izaba ari igisubizo cy'ukuri. Ariko niba cyaba mu ntera ingana na metero 200 uzahita uhitamo C ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri. Murabizi hano dukosora ikizami, ariko ndi kugira nkubwira n'ibibazo bishamikiyeho bashobora kukubarizaho kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV, gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikinyabiziga gisunikwa cyangwa ibyo gitwaye. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira: usunitse akanyabiziga ariko ntabwo bari gutuma ureba imbere neza. Rero umuyobozi wako hari ibyo ugomba gukora. Ugomba gukora iki? Ari aho gushaka umuherekeza. Abaherekeza ni babandi mwita, njya mbona bamwe babita batandi boyi, bari abagenda nko hejuru y'imizigo, niba bita abaherekeza. B ikaba gukurira ikinyabiziga cye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ko nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo rero ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba gukurura ikinyabiziga cye, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero B, ndizera ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, n'icyamuka kije mu kizami muri bukore, ndizera ko urahita ugikora. Murabizi niyo mpamvu tuba twaje gukosora kino kizami kiba kikozwe, cyane kino kiba kikozwe ari icya mbere. Urasanga uyu munsi burakunda kwazamo ibibazo byinshi. Rero ukeneye kujya uhita ukibonera ku gihe, ntabwo bigoye, no kujya aho hasi umukara ukakanda handitse subscribe, asigaye ikintu cyose nkiza bari cyagufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ukajya uhita ukibonera ku gihe. Cyane kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kuza, umuntu wese ava mu kizami ari kumwe ati koko nagisanzemo, kugira ngo rero nawe ujye uhita ukibonera ku gihe. Ntabwo biba bigoye, no kujya aho hasi h'umukara handitse subscribe ukakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho ujya uhita ukibonera ku gihe, kandi aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 13 kibaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bw'amabara asate, hari impanuka yabaye, ikimodoka kigwa mu muhanda, biba ngombwa ko bawuyobya. Cyangwa se ni igihe cy'imvura, ibitaka bikagwa mu muhanda bikawufunga, bikaba ngombwa ko bawuyobya. Rero aho uwo muhanda bawuyobereje hari ibintu biba bigomba kubahagaragaza. Batubwiye ko ari icyapa gifite ubuso bw'amabara asate, ugiye kuvuga ese ibyo byapa bashyiraho bifite ubuso bw'amabara asate. Ari aho ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Abagomba kuba gifite bino byapa ubuso bw'ubururu. Kubera iki ari ubururu? Nuko bakoresha ibyapa bitegeka, biba bigomba kukubwira ati ugomba guca
gukata ibumoso gusa, ugomba gukata iburyo gusa, ugomba gukomeza imbere gusa, icyerekezo gitegetswe urakomeza imbere cyangwa ukate iburyo. Ko nyine bakoresha ibyapa bitegeka hano, nta mahitamo uba ufite yo gukora icyo ushaka, bashyiraho ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka noneho birangwa gute? Bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano kubera bari batubajije ku buso gusa, niyo mpamvu duhisemo A ivuga ko ari ubururu. Ndakeka ko ubimenye. Nubona n'ikindi kibazo cyerekeye ni ibintu byo kuyobya umuhanda, ujye umenya ko bakoresha ibyapa bitegeka. Niyo mpamvu hano duhisemo A ubururu, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndakeka ko twitamo rero A, ndakeka ko twandika ku gapapuro. Ukeneye kureba ibyo byapa bitegeka, wowe genda kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video y'ibyapa urajya kumara kuyireba, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa? Arangwa ibyapa biyobora n'ibitegeka. Mbega ngo ibyapa biburira n'ibitegeka. Sega ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka. Dega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ku mihanda nihe byapa bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? Tegereza neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bigaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Ibyapa bibuza biba biteye ku buryo. Ibyinshi ntabwo ari byose. Ibyinshi biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibyo ni ibyapa bibuza. Hakazana bya byapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru cyangwa ibirango byera. Ndakeka ko muzwitamo rero se, ndakeka ko muzwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusura kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere, ngo tuzi ko nujyaho mu kizami cyawe mu cya mukanya urabona ibibazo 9 byagarutswe, ukabona ibibazo 10 byagarutse. Utari wagikoze ndizera ko nicyamuka kije mu kizami urakora, urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Bibutsa ko nkomeje gushimira abantu bavuye gukora bakagaruka bakadushimira. Habarabyandika muri comment bakatubwira ati mwarakoze, naratsinze. Hari ababitwandikira nko kuri WhatsApp, hari n'abaduhamagara. Bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, nta nuba wagikuru wese kuri Rwanda Driving College TV. Ugomba gukanda subscribe hasi kugira ngo ninshyiraho wowe uzajye uhita ukibona kugenda ugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kibura cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Ukibonyemo bino byapa dukunda kubibonamo, ese ugomba gukora iki? Aho hagarara utegereze amabwiriza. Mbega mu muyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Sega akubwira ngo kukireka akaguma na umuvuduko ufite ugakomeza, kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza, mu gihe kuri de bari kubwira ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugitamo rero haniso cy'ukuri kintu mugomba gukora mu gihe ubonye kino cyapa kibura cya mpande eshatu mu muhanda gitukura, ugomba haniso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Kino cyapa ukunda kugishyiraho nk'igihe habaye nk'impanuka cyangwa hari imodoka yapfiriye mu muhanda, bagashyiraho kino cyapa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ahaciye yagabanyije umuvuduko ateganya ko icyo kinyabiziga cyaba cyapfiriye nko mu muhanda gishobora kumuteza ibyago, ateganya icyago imbere ye. Ndakeka ko namuzwitamo rero B, ndakeka ko namuzwiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Araba ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Wazibona ukavuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Sega ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Mbega ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo,
Ndizera ko igiso cyanjye cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, hano iso cy'ukuri nta kindi, ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Nujya mu kizamuka ubona ibisubizo bine baguhaye, harimo ikikuvuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ntabwo mbwiye ko 100% aba ari igiso cyanjye cyari kuyigihisemo, nka 75%, nka 90% gikunda kuba ari igiso cyanjye cyo mu gihe nta kindi gisubizo bizeyemo 100% ujye uhitamo icyo cyerekeyeho. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Murabizi hano dukosora ikizami turi kugenda tunabwira n'uducenga ushobora gushyiramo kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo telefone ngendanwa igomba gukoreshwa. Telefone ko ari zacu ntitugomba kuzikoresha ryari, ngo hari ibimenyetso bimurika. Hari muri mwebwe mu ndimi z'amahanga mwitwa none kuri feu rouge, mbega ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari iso cy'ukuri. Telefone ngendanwa igomba gukoreshwa hari ibimenyetso bimurika. Niyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo nta iso cy'ukuri ubwo kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano iso cy'ukuri nta kinindi, de nta iso cy'ukuri kirimo. Telefone ngendanwa igomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga gusa, akadomo. Niba shyiraho ibindi uzavuge ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kunyuranaho bibujwe gusa, kudepasa bibujwe gusa hehe. Ari ngo igihe mu muhanda hagati yashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye, ura uburombereje hagati mu muhanda. Mbega ngo umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Sega ngo ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, reka kuvuga ngo nta iso cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari rero ka bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri. Kunyuranaho bibujijwe igihe, hano iso cy'ukuri nta kindi, ni B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ura murongo urombereje hagati mu muhanda iyo udacagaguye ubujijwe kunyuranaho, ubujijwe bya bindi mwe mu ndimi z'amahanga mwita ngo kudepasa. Ndetse ko namaze guhitamo B, biza ko namaze kuyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo itegereze neza. Kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi, bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Umuntu agiye kudepasa kugira umwereke ko abonye ko ashaka kugudepasa, hari itara ukoresha. Ese rishyirwa ahagana he? Ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mbega ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. Sega ngo inyuma ahegereye inguni y'iburyo, ndeka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. None wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya. Iki kibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe nka kino kizame cy'uyu munsi cyabazaga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibe binyabiziga ari ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Mbega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Sega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. Ndeka kubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikiye ino bya kilometero naka mu isaha. Ntuzabigeho ikibazo. Ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho. Ariko ntabwo ari byo batubajije, ahubwo se nka bino binyabiziga ni cyo kiba gigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi, ni B. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigeho ikibazo. Ibinyabiziga cyose kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jyaho hasi umukara handitse subscribe, wakande hasigaye nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ku kintu cyose kiraho aba ari cyagufasha kuba wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi ukeneye code, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, tubigufashamo. Twandikira cyangwa duhamagare kuri 078
935 16 tugufashe. Muri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga umunsi ukurikiyeho ukajya gukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda, koresha iyo nimero ahasigaye tuze tukwigishe turi kumwe, nugiye go uzakorera rimwe uhita utsinda. Ikindi cyo no kwibutsa ko ibibazo biri gukunda kugaruka mwa kino bizame biba byakozwe, cyane cyane kino gihe kuba cyakozwe mu gitondo. Rero jya uragikosora mbere yo kujya mu kizame, cyangwa uri hafi gukora jya uragikosora. Nugira ikibazo nyandike cyangwa umpamagare musobanure serivisi iba ari ubuntu yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire byiza kandi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV.